Muraho, nitwa Dr Mivumbi Jean Pierre, ni umuganga w'abana nkorera ku bitaro bikuru bya kaminuza i Butare CHUB. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku ndwara ya asima mu bana. Indwara ya asima mu bana ni iki? Asima ni indwara ifata imyanya y'ubuhumekero, cyane ubuhumekero bwo hasi, ibihaha. Iyo ndwara irangwa n'uko imiyoboro y'ibihaha y'umwuka mu bihaha ishobora kugabanuka, gufunga ku buryo umwuka usohoka bigorana. Iyo ndwara irangwa n'ibihe bimenyetso. Akenshi umwana uyirwaye akorora nijoro, akunda gukorora nijoro cyane cyane mu rukerera. Hanyuma iyo nkorora iba ari inkorora akenshi idafite igikororwa, cyangwa se yagira igikorwa akaba ari igikororwa cy'umweru kitanduye, kitanuka. Hanyuma iyo nkorora ishobora guhindukana n'ibihe cyangwa se bitewe n'ibyo umwana arimo gukora, akoze activite nyinshi nka siporo abana bamaze gukuramo, yakora siporo akaba yagira iyo nkorora. Ikindi kiranga iyo ndwara ya asima ni ugusemeka. Mu Kinyarwanda twasanze ababyeyi bajya bitiranya gusemeka no guhumeka cyane, ariko gusemeka hano ni uguhumeka ukumva umwana birimo kujwigira, atari ukuvuga ngo umwana yahumetse cyane gusa. Icyo gihe akenshi abo bana basemeka iyo barwaye nk'ibicurane, ugasanga umwana arwaye ibicurane, nyuma y'iminsi 2-3 agatangira gusemeka. Ibyo bimenyetso akenshi iyo umwana bifite dushobora kumufata nk'umwana ufite asima. Hanyuma ni indwara ifata abana benshi. Mu by'ukuri mu gihe muri periode y'abana usanga umwana umwe mu bana 5 kugera ku 10 ashobora kuza afite ibyo bimenyetso by'inkorora no gusemeka. Hanyuma ikitera ni iki? Akenshi uzasanga abana babigira baba bavuka ku babyeyi nabo bagira ibintu twakwita allergie. Ugasanga ababyeyi bagira nabo uburwayi bwenda gusa n'ubwo, izo nkorora za nijoro, gufungana mu mazuru, kugira indwara z'uruhu. Icyo gihe ugasanga umwana aba afite ava ku babyeyi cyangwa se afite abantu b'umuryango bafite ibyo bibazo. Bishobora no kuza ku mwana wenda abo babyeyi batabifite, udafite ibyo, ababyeyi bafite ibyo bimenyetso ariko umwana we akabigira. Ikintu rero kiyitera, uburyo ifata, ni uko umubiri w'umuntu uba ugira icyo twakwita reaction mu Gifaransa. Ni ukuvuga ngo amaproteine yandi yo hanze yageze mu nzira z'umwuka z'uwo mwana we, umubiri we ubifata nk'aho watewe, noneho akagira reaction, inzira z'umwuka zigafunga ku buryo guhumeka bigorana, agatangira gusemeka no gukorora. Uko tuyivura rero, hari imiti dutanga kwa muganga, imiti ibasha gufungura izo nzira z'umwuka. Hanyuma hakaba iyo miti iba mu bwoko bwinshi. Hari imiti dushyira ku bana, ibyo bita kunebiriza. Hari imiti tubatera, ibyo bita amasteroid. Hanyuma bigatuma inzira z'umwuka zongera gufunguka, umwana akongera agahumeka bisanzwe. Iyo ibyo bimenyetso biza inshuro nyinshi, akenshi abana tubashyira no ku miti bafatira mu rugo. Iyo miti hari iyo n'ubundi bahumeka, izo bita steroid, tubaha bakazihumeka. Akenshi babyita udupompe mu Kinyarwanda, nibyo ababyeyi benshi bakoresha.
ako gapompe habamo ibice bibiri. Hari agapompe akoresha buri munsi kugira ngo ibimenyetso bye kugaruka, hakabaho n'agapompe akoresha ari uko ibimenyetso byaje kugira ngo ibimenyetso bigende. Iyo agakoresheje ntibigende neza aza kwa muganga, ubwo tugakora ubundi buvuzi bwo kwa muganga. Icyo umurwayi akwiye kwirinda ni iki kugira ngo ibimenyetso bye kuguma biza buri gihe, inshuro nyinshi mu mwaka cyangwa se mu kwezi? Icyo agomba gukora ni uko akurikiza amabwiriza ya muganga, agakoresha imiti ye, ka gapompe twavuze bakoresha buri munsi akagakoresha nk'uko yabyemeranyije na muganga. Hanyuma kandi kavanaho ibimenyetso nako akagakoresha nk'uko muganga yabimweretse. Icya kabiri, iyo umubyeyi abashije kubona ati umwana wanjye yagize iki kintu, hari nka mubyeyi ushobora kubona wenda yakubuye nko mu nzu ivumbi rigatumuka cyangwa ibyatsi bigatumuka, icyo gihe umwana agira ibyo bimenyetso twavuze haruguru. Icyo gihe iyo umubyeyi abashije kubimenya, akamenya ngo ibyo bintu bitera ibyo bimenyetso, umubyeyi aba agomba kubyirinda. Ikindi ni uko umubyeyi aba agomba gutanga imiti nk'uko yabibonye na muganga, akubahiriza amarandevu yose kugira ngo umwana abashe kubaho ubuzima busanzwe, akina, atagira ibimenyetso byinshi mu mwaka, abeho nk'abandi bana.